uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri. Urakaza neza ku ishuri podcast. Njye ni Ivan Nyagasare, n'umusoza kuvuga ku kintu bita kubaka umuco wo kwizigamira. Iyo tuvuga kwizigamira urabyumva ko turi kuvuga ku mafaranga uno munsi. Abantu benshi baba bashaka kwizigamira menshi ashoboka, ugati ushaka ko ukwezi nikurangiza wabitsa amafaranga ashoboka, ariko birakomeye kubikora iyo nta gahunda ifatika wagennye cyangwa se kuvuga ati wakizeho ingeso runaka zatuma bigufasha. Uno munsi turaza kubiganiraho, tuvuga ati ni gute kubaka ingeso zagufasha kugira uwo muco wo kwizigamira, ndetse tuzaza no kuvuga ati ni gute ukihanganira ukanahangana n'ibishuko runaka bigusunikira kwitiza amafaranga y'ubwizigame yawe, cyangwa se amafaranga ukayakoresha uyasesagura utabiteganyije. Niba bwa mbere ugeze hano ni Ishuri podcast, tugana ku bintu bigiye bitandukanye, ahanini tuvuga ku buzima bwa buri munsi, tugaruka ku muco n'amateka, ariko nk'uko ubizi cyangwa ushobora byumvise, iyi ni podcast yonyine iri mu Kinyarwanda ivuga kuri ibyo bintu. Urakoze cyane. Aha uri ni ku ishuri. Uramutse ubajije umuntu ati ese wizigamiye angahe, ashaka kutagusubiza ikibazo kwa hanini mu muco wacu cyangwa mu banyarwanda ubwabo ntabwo kuvuga amafaranga ari ibintu byoroshye, ndetse abantu benshi barabitinya. Icyo kiganiro ntabwo abantu bakunze kukigira mu miryango cyangwa agaciro mu inshuti hagati yabo, ntabwo bajya bavuga ikinyamafaranga, ariko ni ikintu gihoraho, ni ikintu kiri mu buzima bwacu, ndetse ni igihe ko dutangira tuganira ku bintu nk'ibyo ngibyo, maze abantu bagasangiza abandi ibyiza bagiye biga, ndetse n'uburyo bwo gukomeza kubaka ingeso nziza kugira ngo biteze imbere. Uramutse ubashije kwishyiriraho intambwe ngufi mu bushobozi bwawe, ukifashisha ikoranabuhanga, urikoresha gahunda yuko niba amafaranga urugero yinjiye muri konti yawe, ubwizigame bigahita bukurwaho mbere y'ibindi bintu byose, ndetse ugashobora no guhangana n'ibishuko bihari bituma usesagura amafaranga, ushaka kugera ku kintu twita kwizigamira. Reka uno munsi rero tuze kubiganiraho cyane mu buryo bwimbitse, ndetse ndatekereza ko nitoreye gusoza ikiganiro cy'uno munsi ufite ingamba nshyashya ndetse n'uburyo bwo kubyitaho. Reka dore ku kintu cyita kwishimira intambwe nto waba ubashije gutera. Mbere yo kwizigamira ugomba gutekereza yuko ni ikintu gituma utangira umuco mwiza, ariko uwo muco mwiza uhera ku ntambwe ntoya. Ubwo ushatse kuvuga ku ibyo ngibyo no kuvuga ati uwo muco mwiza uhera ku ntambwe ntoya, uvuga ati ibintu ngiye gukora ndabizi nta mafaranga menshi mfite, ariko nta yahe make nshobora gutangira nayo, maze nkatangira kuyabika. Mu gihe uri gutangira uyu mwitozo, intambwe yose uko yaba no kose ifite agaciro. Nubwo waba ubashije kwishyira ku ruhande urugero 5,000, ujya uvuga ati ibi ni byiza cyane. Hari umugani cyane ngo ati agato kava kwiguye, kandi buri rugendo rutangirwa n'intambwe ya mbere. Ikintu cyose waba ukoze ugiye umugani uvuga ko agato kava kwiguye, gutangira gahoro ni byiza. Ushobora kubika 5,000 buri cyumweru, ugasoza ufite umwaka ufite 250. Yasa amafaranga make, kandi icy'ingenzi ni uko ugumye mu cyerekezo nyacyo cy'intego yawe, kwiyubakamo umuco wo kwizigamira n'ikintu ushaka. Uwo muco rero ubakwa buhoro buhoro. Mu gihe umaze kumenyera iyi gahunda, ni igihe cyiza cyo kugenzura igenamigambi yawe kugira ngo urebe n'andi mahirwe ushobora gukoresha ubwo bwizigamire bwawe. Ubwo turoza bivugaho mu gihe kiri imbere, aho dushobora kuvuga ati amafaranga ntabwo ari kuyazigama gusa, ahubwo ushobora no kuyashyira mu bindi bintu kugira ngo aguhe inyungu. Mu gihe bikugoye kumenya aho wahera ndetse n'igipimo cy'ubwizigame watangiraho, uburyo wagerageza tangira ku bwizigame bwa 1% bwayo winjiza ku kwezi, hanyuma uzaza ugenda uzamuraho 1% buri kwezi. Icyo bivuze ni amafaranga winjije ku kwezi, maze uvuga ati 1% ryayo nangahe, ubika yo ngayo. Ukwezi gutaha wongeho irindi
1% ugenda uzamura. Ushobora gutangira kuri ayo ngayo ko 1% amafaranga make cyane. Ushobora kuba amafaranga ukoresha ugiye kwishimisha cyangwa kurya ikintu cyo hanze cyangwa ibindi bintu utateganyije, ariko ibyo ngibyo bizagufasha 1% bahagije. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri nuko ukoresha ikoranabuhanga. Ushobora gutekereza ati ngenda umuntu ufite imico myiza wiyizeye, ariko kwizera ku byerekeye amafaranga birakomeye, kuko tuba mu isi idusaba ko dukora amafaranga, dukoresha amafaranga cyane, gahunda ya weekend n'inshuti, ibibazo runaka, bityo kuvuga ati ngiye kwita kuri njyewe kugira ngo simbikore birakomeye. Bityo shyiraho uburyo bw'ikoranabuhanga bukata amafaranga. Wenda uvuga ati gushyiraho uburyo bizagufasha kuko amafaranga ajya agenda ahubwo utarayakoresha. Bivuze yuko niba amafaranga waza kuri konti yawe, koresha uburyo amafaranga aza kuri konti yawe avaho mbere akajya kuri konti y'ubwizigame mbere yo kutangira no kuyakuraho ngo utangire kwishyura bimwe bisanzwe. Icyo nshaka kuvuga ni uko wikizigamira amafaranga asigaye, ahubwo uzigamire mbere yo gukoresha andi mafaranga. Ibi rero bisaba ko uba warashyizeho imbata y'ingenamigambi. Imbata y'ingenamigambi bivuze ni timetable cyangwa OR igereranya ayo winjiza n'ayo usohora, noneho ukabasha kujyanya yo kwizigama. Ubwo mvuze ati kuba ufite iyo mbata y'ingenamigambi niko kuvuga ati ninjiza amafaranga n'ayangaya, byo nkora bitwara ayangaya, inzu nyishyura ayangaya, n'ibindi byose biri mu buzima bwa nyishyura ayangaya, bityo ushobora kwizigamira ayangaya n'ayangaya. Ukavuga ati aho kugira ngo nyizigamire nyuma, ahubwo nshobora kuyaheraho mbere y'ibindi byose nkora, maze akagenda mbere. Mu gihe konti zawe isanzwe n'iy'ubwizigame ziri muri banki imwe, bizarushaho kukohereza muri gahunda yo kwizigama. Ku rundi ruhande byashoboka yuko nanone niba utandukanije konti zawe isanzwe n'iy'ubwizigame nizire muri banki imwe, bityo ukaba uzi ko ari banki ujyamo ugiye gukoresha amafaranga, ukaba uzi ko hari n'indi banki ujyamo ugiye kwizigamira amafaranga. Ubwo iyo turi kuvuga ati konti isanzwe that's a current account, y'ubwizigame that's a saving account. Ubitandukanyije ugomba kujya bitandukanye n'ubusanzwe, ahubwo kugira ngo bigufashe kujya wohereza amafaranga amwe ajya mu yindi. Ibindi bintu dushobora gufasha kwizigamira, ibindi bishobora kugufasha kwizigamira. Ni byiza guteganya amafaranga y'ibyatungurana mu gihe runaka. Mu cyongereza bakoresha ijambo ngo saving for the rainy day. Urugero amezi 6, kavuga ati ayangaya nshaka kuhakoresha, nshaka kubura akazi, hashaka kuba ikibazo. Amezi 6 ni menshi ko ushobora no kugabanyaho bitewe na nuzo murimo 3 4, ariko 6 4 nabari menshi kuvuga 6 yuzo ngo hindutse ushobora kongera kuyaheraho. Ariko niba udashobora kujya 6, hera no kuri 3, yewe nubwo ufite rimwe uzi ko ari ahantu runaka, byaba byagufasha. Ikindi buri gihe ugize ibishuko biza cyangwa se hakaza ari impamvu zawe zaje, ujye ukoresha wenda hasigaye muri konti yawe isanzwe, ariko konti y'ubwizigame ntuyikoreho. Ntabwo ushobora kuvuga ati hari ikirori kiri kuba, maze amafaranga ugiye gukoresha mu kirori ugiye kujyamo ujye muri ya konti yawe y'ubwizigame. Aho byaba ari ibintu bibi rwose. Iyindi mpamvu, ushobora gukoresha umugabane runaka wayo winjiza ku bwizigame ku ntego runaka y'igihe gito. Urugero, ntibizakubuza ko niba uri kwizigamira n'undi uri kwizigamira ikirori, twari turi kuvuga wayakoresha ariko wagiteguye. Ikibazo kinini kiba mu bintu by'amafaranga no gusanga amafaranga uri kuyakoresha mu bintu utateguye. Ariko niba wabiteguye nta kibazo kirimo, kuko wateguye amafaranga icyo gikorwa. Ibyo ariko bavuga ati naho ubundi niba uvuga ati njye nkundura ikirori, hari umuhanzi runaka nshaka kureba, ko mfite amafaranga mu bwizigame, ntibyakubuza kukijyamo, ahubwo wagiteguye. Ayo mafaranga wayateguriye icyo gikorwa, kuko utateguye icyo gikorwa maze ukayakoresha muri icyo gikorwa nibwo bwakoresheje nabi. Ariko mu gihe aricyo wayateguriye, genda bikore. Ikindi kintu twari tugiye kuvuga ku iki ngiki, nuko hari
hari konti z'ubwizigame zitanga amakarita yo kubikuza. Iki ni ikintu cy'ingenzi ugomba kwitondera. Niba konti yawe y'ubwizigame iguha amakarita yo kubikuza, ni debit card yandi ugenda ugashyira muri ya mashini, ATM machine, bakayiguha. Ibi ngibi ubigendere kure, ntuzemere gufata debit card ariyo karita yo kubikuza kugira ngo uyikoreshe ku mashini yo kubikuzaho amafaranga, kuko ibi ngibi gusa bizagusunikira kuyafata. Kuko niba uyifite ukanyura kuri banki ugasanga iri mu ikofi yawe, niyo uzakoresha. Usanga uyifite mu gikapu, bizakora kuyifite kuko uzaba uzi ko iriho amafaranga menshi, ntabwo ari kuri gahunda ariko ntayawe. Bityo nujya konti y'ubwizigame ntuzafate debit card cyangwa ikarita yo kubikuza. Ikindi tugiye kuvuga kuri iyi ngiyi, kugira ngo ukoreshe amafaranga yawe neza, hari ibintu ugomba kuzaza witondera. Ahanini amafaranga menshi agenda mu guhaha ibintu. Rero igihe cyose waba ugiye guhaha, ujyongera wibaza ati ni ngombwa ibi ngibi ngiye kugura? Ibi bizagufasha kuba umuntu ufitemo amahitamo meza, ndetse no kumera nk'umuntu utaganzwe n'umutimanama we, kuko ibyo agiye guhaha abikeneye. Ibi ni iki? Cyangwa se niba ugiye gufata isafari, niba ugiye mu rugendo ukavuga ati ibi ngiye kugura byose ndabikeneye kugira ngo mbijyane, ujye ushaka kuri gutegura nk'ahantu ugiye gusohokera, maze ugatangira kujya kugura imyenda, aho ukagura imyenda myinshi kurusha niyo ukeneye. Kuba ati ibyo byose ntabwo nari mbikeneye, ariko byose narabiguze nubwo ntari bikeneye. Cyangwa ukaba uri gutegura nk'igikorwa runaka ugasanga wahashye ibirenzeho, sibyo? Reka dufate urugero, bimwe mu bintu bishobora kugufasha mu gukora amahitamo meza. Izi ni inama zisanzwe. Bumwe mu buryo ushobora gukora no kugitekereza ati niba ikintu kibunsabe ibihumbi birenze 25, mbikore cyangwa se mbikore. Urugero, niba 25 ari amafaranga menshi kuri wowe, ariko ukaba ushaka kwambara urukweto rw'ibihumbi 80 cyangwa ibihumbi 100, ushobora kwitekereza ati ibi ngibi ni 25 ari amafaranga menshi, nkaba ngiye kwambara urukweto rw'ibihumbi 80 cyangwa ibihumbi 100, urumva ari byo? Reba icyo bita amafaranga menshi, maze urebe ibyo ugiye kugura. Ikindi, niba uri umuntu ukora, reba amafaranga winjiza ku kazi kawe, uyarebeho ati aya nyagabanyije mu masaha nkora. Urugero, niba ukora amasaha 8 ku munsi, ukavuga ati ku isaha ndyanjije nshobora kuhembwa nk'ibihumbi 10 ku munsi, bivuze ku isaha 10 ku isaha, bivuze ko ari ibihumbi 80 mu masaha 8 y'umunsi. Ushobora gutekereza ati nijya kugura inkweto y'ibihumbi 80 birangana n'umunsi wanjye. Ushobora gutekereza birakwiriye cyangwa ntibikwiriye. Ahanini uzahitamo kugira ngo ndi bukugire inama ku byo wahitamo. Niba ukunda inkweto, ashaka icyo kintu ubona kizima cyo gukora, ariko bitekerezaho cyane. Ibindi bintu biragufasha kwiha igihe mu gihe cyo kuja muri gahunda yo gusohora amafaranga. Urugero, niba uteganya kugura ibintu runaka, aho kugira ngo ufate computer ugiye kuri Amazon cyangwa ahandi kuri ibintu ako kanya, iha umunsi umwe cyangwa 2. Ahanini abantu benshi mu nzobere muri ibi ngibi bavuga ati iha amasaha 24 maze utekereza ku bikeneye cyangwa utabikeneye. Iyindi nama nakugira ya gatatu ni ukuvuga ati ujye wiga icyo kwisuzuma buri gihe. Bivuze yuko nyuma ya buri kwezi fata umwanya urebe ati ku kwezi nakoresheje amafaranga nangaya, naguze ibi n'ibi, nenye n'ibi, maze bizagufasha kugenda uvuga ati ibi ntabwo ngikeneye, ibi byari byiza, ariko bizagufasha kugenda ugabanya ukugenda ukoresha amafaranga mu buzima bwawe. Ikindi kintu dushobora kuvuga ati nuko akenshi si nawe gusa amafaranga akotse igitutu yari mu mufuka wawe. Iyo umaze kuba ufite amafaranga uyagendana kuri wowe
uzakenera kuyakoresha. Ni mushaka babibonye wenda mu gihe cyari COVID-19 muri pandemic, abantu benshi umuntu yakoreshaga amafaranga kuko yabaga yabaga naho yatembereye, akaba ati ndafite mu ngiye wenda hembwa, wenda niba nashoboye gukorera mu rugo amafaranga nzakomeza nyatange. Bitekerezo maze uvuga ati kuba nyafite ubu ngubu bishobora gutuma ndi kuyakoresha, maze uvuga ati ni ibihe bintu nshaka kuyashoramo bizima, maze amafaranga akomeza kugukorera akugira ngo ukomeze uyagumane mu mufuka wawe cyangwa muri banki yawe. Tujye tubiganira ibi nabyo. Icya gatatu tugiye kuganiraho no kuvuga ati gutegura ingengo y'imari y'ubwizigame bwawe. Biba kuri benshi cyane, ukagera ku kwezi kurangiye mu mpera zako ugasanga washiriwe, icyo bita gushirirwa, usanga nta mafaranga ufite, nyamara ukaba wahembwaga umushahara mwiza, ukavuga ati byagenze gute? Aho ugasanga icyagiye kiba nuko nta ngengo y'imari wagiye ukora muri icyo gihe. Muri make, igisubizo kuri iki kibazo ni ugufata akanya ukagenza urutonde rw'ibyo wateganyije guhaha kugira ngo umenye neza aho uri gusora amafaranga menshi cyangwa se make kuyo wateganyije. Ikindi ni ingenzi gukomeza kugenzura uko amafaranga asohoka ugereranya n'ayo wateganyije gukoresha uko kwezi. Niba ku mpera z'ukwezi hari amafaranga usaguye yakiri mu bwizigame, bizagufasha nanone kwirinda gukoresha amafaranga yagenewe mu bwizigame mu bindi bintu bitari byo. Kandi nanone hari n'ikindi kintu bita uburyo bwo kwizigamira bita anti-budget. Kuri ruhande si uko abantu bose gutegura ingengo y'imari bashobokera, kuko hari urwego rw'ubumenyi bisaba. Kuri abo bantu rero bakoresha ikintu cya anti-budget, ubundi buryo ushobora gukoresha no kuvuga ati ngewe niba ufati nkata 20% maze ayandi 80% ndi bukoresha. Bireba ko ikintu twavuze tugitangira tuvuga ati niba bishobotse wowe ishyiraho 1% maze uyibikira, ariko numva byanze fataye ko umushahara bugiye uzahembwa uvuga ati ngiye umushahara kubugenza amembwa ni 80% ngomba gukoresha, 20% ntabwo ari ayanjye, maze bijye bibaho mbere. Bityo ushaka kudafite iyo ngengo y'imari, nta budget ufite, ukavuga ati 80% yose urayakoresha uko ubyifuza, ariko 20% yo ntakoreshwaho. Njyewe ubwanjye ngiye nkunda gukora ingengo y'imari, nibyo bimfasha, ariko wowe niho bishaka ushaka gukoresha ubwo buryo gushyiraho budget cyangwa niba udakoresha anti budget. Ikiza cyose nuko hose ugerayo ukurayo kugira ngo uyizigamire. Mu gusoza rero, uno munsi tumenye yuko kubasha kwizigamira bisaba kwigomwa bikomeye. Naho uvuze ko bizoroha ndetse uzakuba kubyoroshya zaba kubeshya. Niba kwigoma wiyemeje kukarishye, bishobora none kukubera intandaro yo gutsindwa. Ibi ni kimwe no kwiyemeza kwigenzura mu migirire yawe ya buri munsi, ni ibintu bikomeye cyane. Urugero nagwa mu byerekeye kwizigamira, tekereza kwigenzura mu mirire cyangwa ibyantu benshi bakunda kuvuga ati ngo bagiye kuri diet. Iyo wihimye bikabije nturye na gato, birangira bikunaniye ndetse ukaba wanasenya n'ibyo wari umaze kugeraho. Nanone iyo uriye cyane nanone usanga ibyo wari ugamije nanone bidakunda, ugasanga ibyo watekereza kuzabona muri icyo gikorwa ntibikunze. Bityo rero nawe mu gihe uteganya kwizigamira, wibikora nk'umuntu ushaka kubikarishye cyane kuko ushaka gutsindwa. Wowe bikora ibintu byiza bizagushimisha, igenera igihembo igihe ubashije kurasa ku ntego runaka mu rugendo rw'intego ndende. Urugero, niba ufite intego yo kwizigamira 10,000, bikaba bigusaba kwima ibyo wari umenyereye, wenda gusohoka kenshi muri weekend, akagoroba k'abasaza n'akabadamu ndumva kabaho. Nubasha kurasa ku ntego yo kwizigamira urugero 200,000, ushobora kwihemba ugasohoka cyangwa ugasangira n'abawe. Muri make
wikiyima nanone cyane cyane. Fata wishyiraho intego, izo ntego nuzigeraho wishimishe maze unihembe. Mu gusoza, ni mpamvu yuko gahunda yo kwizigamira igomba kuba umutwaro. Iyi nayo mpamvu kugenera ibihembo ku ntambwe runaka bigutera akanyabugabo muri gahunda urimo, kumva umerewe neza kandi ukabikomeza. Ni ibintu bizagugira byiza mu buzima, ndetse nawe nk'umuntu uzakomeza kwiteza imbere mu byo ukora byose. Munyibona umunsi nsoza hano. Niba ushaka kumva ku bindi biganiro tugenda tugira, ushobora kumvira kuri YouTube channel yacu ku ishuri, cyangwa n'ahandi hano hose wumvira podcast. Uri kumwe nanjye Ivan Nyagatare, turi kumwe ubutaha.